none se Sandi Badi yabaye ikibana Shana nanjye nakubaza ukuri kumbaza niko nanjye nakubaza mu by'ukuri pe nta muntu n'umwe uzi ikintu uriya mwana wa mama yabaye. ubwo ko njyewe narabibonye na mbere atangira kwandika amastori kuri Instagram ndafata screenshot ndabikoherereza byibuze umuntu amuvugishe ko birabira. None se reka nkubwire Damu buri utekereza ko tuba twacecetse ntago bikunda, ntago tuba twacecetse, ntago mba nabibonye, tuba twaramubwiye, tuba twaravuganye nawe man, ariko ntago natwe tubizi mu by'ukuri. Ntago tuzi ikintu cyabaye kuri uriya muhungu, ntago tuzi abamugize kuriya, ntago tuzi ibyamugize kuriya, mbese nyine uko mutungurwa niko natwe dutungurwa nk'umuryango pe. Ijana ku rindi ntituzi ngo yabaye afite depression, afite nimba ari ibiyobyabwenge, nimba ari abari kumukoresha, we don't know. Uko mubibona mukumirwa niko natwe tubona tukumirwa. Twaramubwiye waretse ibi bintu, ejo akatubwira ati ntago ndongera, akaba ahindutse nk'icyumweru kimwe tukajya kubona tukabona arongeye. So what we can do, nta kintu nyine, ntituri kumwe nawe, nta n'umwe uri kumwe nawe, nta muvandimwe uri aho ari, nta muntu wo muri famiye uri aho ari, ari wenyine. Inshuti ze nyinshi ziri mu Rwanda, ntago tuzi ngo bimeze gute. What? Why are you looking at me like that? What? Urumva? I'm on call. Rero ntago tuzi ngo nyine twaragerageje ibishoboka twagerageje no kumuvugisha. Rero umuntu mutari kumwe buriya no kugira ngo umukontrole biragoye. Ushaka kumukontrole uyu munsi ejo akakwihinduka. Man, nako tutagize nyine twebwe ibishoboka twarabikoze kuri telefone. Rero aho byageze nuko natwe ubwacu twagiye nko muri koma, niko nabivuga. Biriya bintu biri too much pe. Ubwenge bw'abantu ku bwenge bwacu birakabije, birarenze, birakabije ku rugero nyine njyewe I can't blame anyone wamuvugaho cyangwa se wagira gute. No. Nanjye ubwanjye uretse kuba ari umuvandimwe ndundi munyarwanda, kuba atari umuvandimwe wanjye, yenda ngo mvuga ati ku ntege z'umutima kubera ko ari umuvandimwe, I don't have anything to say. Ariko ari nk'undi muntu nanjye ubwanjye naba namwanjamiye. Shamana yanjye ari ibintu ureba kuvuga ko umuntu uko rero uri kumva sibyo, ukuri kumva uri kubibona ukumirwa. Nimba uzira Ramazani uramuzi, mu myaka yabayeho Musanze, mu gihe cyose yabayeho abantu bose baramuzi, inshuti ze zose. Nimba wari uri no kuri iriya live wabibonye, inshuti ze baramuzi sibyo. Natwe uko tumuzi turamuzi. Uriya siwe Ramazani twebwe twavukanye nawe, siwe Ramazani tuzi mu myaka yose yabayeho mu buzima bwe kugeza ku isaha ya nijoro yagiye kuri iriya live. Uriya ari we Ramazani twe tuzi. Iyo umuntu ageze hanze nuko bigenda. Ese ni amafaranga ko badafite amafaranga? Ntabwo sino kuvuga ngo njye sindi kuvuga, abantu bavuga ngo ni ubukene. Ntabwo ari ubukene. Ramazani ntiyabuze ibyarya, Ramazani afite akazi keza, abayeho neza nyine ku buryo atari amafaranga yo ku buryo atari ubukene. At the end of the time ntabwo ari ubukene nyine ngo afite inzara yo kuba yagira gute. Afite imitungo inaha, afite ibintu inaha sibyo. Ntabwo i Kigali, I mean mu Rwanda. Rero ntabwo twavuga ngo we nyine ku giti cye ni inzara, ahubwo twebwe twabibwiye RIB, twishinganishije muri RIB
bamurebe barebe nimba atari ibiyobyabwenge either ni ibiyobyabwenge cyangwa se afite abantu bari kumukoresha. Gusa mu bigaragara twebwe mu byo dutekereza mu bigaragara afite abari kumukoresha either cyangwa se yaranashimuswe ntago tuzi ahantu ari. Kanya nta n'umuntu uzi ahantu ari. Nabyo birashoboka. Ntabwo tubizi. Ntabwo tubizi kuko nta muntu n'umwe uri kumwe nawe. Either ashobora kuba yaratwaye ari ahantu tutazi. Yego. Either ashobora kuba ari ibiyobyabwenge cyangwa se ari abamuteye ubwoba cyangwa se Ramazani agira umutima. Ninkubwira ngo nimba mu bantu navukanye nabo nzi tuzi no mu buzima busanzwe nzi, Ramazani agira umutima woroshye, wa mutima uri soft, wa mutima nyine ku buryo ushobora no kumutera ubwoba aka kanya. Ramazani wa muntu mushiki washyingirwa akagira ubwoba ko mushiki wagiye akarara arira bugacya. Ni wa muntu akantu gato gakoma agahamagara mama ari kuboroga. Agira umutima woroshye ku rwego 99% Ramazani umutima afite. Ntabwo ari umutima wamuha uburenganzira bwo kujya kuri social media ngo akore biriya bintu. Either rero ko hari icyo nzi cyo hari ababiri inyuma nicyo natekereza. Ni nacyo turi gutekereza kwanza nk'umuryango. Hari ababiri inyuma tutazi uburyo byagenze. So leta n'umubyeyi, leta ifite imbaraga zose zo kuba zamugeraho. Twe dufite banamudusabye kugira bamugenzure, nta wamwimana, nta uzahari. Shandi ibintu narabibonye na mbere rwose mbona ni ikibazo ndavuga gibuze reka nkunyure. Mwebwe njyewe ukuri kunyuraho ni ukuri kose, kiretse nkweretse nka chat yanjye nawe cyangwa kwereka nka chat yo muri famille yabo tuvukana. Twaragerageje mbere, ubundi ibintu byose byatangiye tukeka ko ari depression yo kuba papa yarapfuye. Yego. Ariko biri mu bintu byagiye bimuzurira kuba nyine ntabwo azi kwihangana, ntabwo azi gufata, ntabwo azi kwakira situation y'ikintu cyari cyo cyose. None se umusaza ari ahantu byari bihuriye wenda na leta bikaba ariyo mpamvu webwe biri izina ry'Imana rubanda bazi data, abantu bose baramuzi. Papa wanjye ntigeze agera mu bintu, nta nubwo twese twari turi kuvuga ati yaba ariho baba yanarwaye, niyo yaba ari muzima yari no gupfa. Papa wanjye ntigeze, nta n'agatonyanga k'ibintu bya politike no kuzana nk'ikiganiro kirimo politike mu rugo cyangwa se ibintu bifite aho bihuriye n'ibintu byari byose bya politike. Ntabwo papa wanjye yigeze aba muri politike, ntiyigeze ntiyigeze. Twebwe mu rugo nta muntu n'umwe shamana, nta nubwo cyekoze abanzi, abatuzi cyangwa se abantu bose babaye muri famille iwacu baba abagabo bo kubihamya aho dutuye cyangwa se mu bantu bose twanyuzemo. Shaba abagabo bo guhamya ko biriya bintu nta muntu wo mu rugo, nta n'umuntu wo muri famille wigeze utekereza n'ikintu cyo kujya kijyanye na politike ngo yajya hanze ngo akavuga cyangwa se ngo agakora iki. Papa wanjye yari umunyarwanda wuzuye 100%. Nta nubwo mana, nta mu bintu wanatekereza kuvuga ngo muzehe yapfuye nk'intwari, yapfuye mana, yareze benshi abe abatarabe. Ugiye muri kavukire yahavuka, abo yahaye imitungo, aba ari abo yagize gute. Mana, ibigwi bya muzehe we nta nubwo wakirirwa unatekereza ngo politike ngo cyangwa ibintu Ramazani arimo bihuriye. Reka. Ni nayo mpamvu biri kutubabaza. Nta muntu n'umwe wo muri wacu wigeze bibamo.